Yes, reka nongere ngusuze kandi wikaze nizere ko ukomeje kumirwa neza cyane mu bice bitandukanye by'isuhereremo ukurikiye barya Nyonza Talk Sport. Ndagushimiye cyane ko wongeye gufungura n'iki kiganiro. Hanyuma mu kiganiro cyatambutse twagarutse cyane ku makuru yaragizweho yarari kuvuga muri ako kanya, ariko ntabwo byarangiye ko byari byinshi cyane kandi sinshaka kusa n'ugenda n'ideni hagati yanjye cyangwa nkagenda hari ideni bafitiye. Ndashaka byose kubimaramo ku buryo nituza kuza kugaruka kuri za transfer zacu za topic yacu abakomeye, tuze kuza kuyava mu muzingo dufite uburyo like twayahaye agaciro ko kayo mu byukuri. Reka gato no tuzamuka n'andi makuru akomeje kuvuga muri kano kanya ariko dore ko ino nkuru ya Cristiano ngira ngo murabyuka mu kinone bakire ikipe y'Ubusuwisi ari umusore yabanje hanze za kuza nyuma natsinze n'itego basanga yaraririye nticyabarwa, ariko ku munsi wakurikiyeho tubona amakuru atubwira ko yatubwiraga yuko Cristiano ngo yaba yifuje gusohoka akava muri ikipe y'Igihugu Portugal akagenda. Mbere na mbere mbanze mubwira ikintu kimwe, niko kuri guhari maze kubibona ko ibitangazamakuru byinshi hafi ya byose mu gihugu cy'Ubwongereza biri gukora inkuru ziharabika Cristiano. Biracuruza nibyo ariko biri gukora inkuru ziharabika cyane Cristiano. Naze nkakubwira ibyo banditseho kuko ari ikinyamakuru cyabyanditse, ariko kundi ruhande ni byiza kukwereka reality y'ibintu. Kuko ndabyibuka umunsi Cristiano bavuga ko yasohotse akava muri Manchester United ubwo bakinaga match na Rival, kandi babyibuka neza bajyanye na group yose ariko byanditse Cristiano wenyine, na nyuma yo muri minsi itandukanye bakomeje kugenda bandika Cristiano, mbese ukabona ko bafite ukuntu bari kugenda badashaka kwandira Cristiano. So bigasa rero naho uno musore twa Cristiano ibyo rwose nituza tubibona nzabivuga ko kujya byanditse ko none mujye mushungura mwumve uko bihagaze kujya kano kanya. Nk'ubu banditse inkuru tubwira ko ngo yifuza gusohoka muri cyase ngo yashatse gusohoka muri squad y'ikipe y'Igihugu ya Portugal, cyakora nawe yasejya kuri Twitter agira amagambo yandika no kuri Instagram nayo abanyamagambo ye yaravuze ngo groupe iri hamwe, ntago yitaye kubashaka kwisenya bavuye hanze. Ati iki ni igihugu nanone, ati tugomba kukirwana twese hamwe, ati nk'ikipe dufite icyizere ko hari ijambo riri kutwubaka cyane, tuzakomeza kurwana ku nzozi zacu kugera tugeze ku musozo wayo. Ati dufite imbaraga nyinshi cyane, ndetse hari sajya na statement yanze igaragaza yashyizwe hanze na Federation y'umupira w'amaguru mu gihugu cya Portugal tubwira ko Cristiano ari muri ekipe nta kibazo na kimwe gihari. Akaba rero ari amagambo cyane yagiye agaruka tubwira ko kuba atari gukina, kuba ibintu nk'ibyo ngibyo atari gukina ngo bishaka kuba biri gutuma tishimiye cyane byahagaze kujya kano kanya. Hari n'abantu batandukanye bagiye bagira inyigisho tubwira kuri Cristiano, notama nk'abagiye babana nawe nk'umugabo witwa Carlo Ancelotti, we yaganiriye n'ikinyamakuru cyitwa Corriere dello Sport nicyo mu gihugu cy'Ubutaliyani, agaruka kuri Cristiano nanone kuko Cristiano amaze iminsi avugwaho cyane bamugarukaho, aravuga ngo nabanye na Cristiano imyaka igera kuri 2 nta kibazo na kimwe yagize nteza mu byukuri. Atahubwo yari umuntu ukemura ibibazo, usolving ibibazo. Ati aravuga ngo umukinnyi utsinda niba buri gitego akagufitiye umukino buri mukino akagufitiye igitego ntagashaka kubicaza umukinnyi nkongo. Ati Cristiano mu atlete uko imyitozo neza kandi mu atlete bugiye wita ku tudetaye. Ati ko ngewe byari ibintu byose kubasha kumanaginga Cristiano ndetse no kuba nabasha kumutoza. Ancelotti yabivuzaga n'iki kinyamakuru cyo mu gihugu cy'Ubutaliyani, ariko twika ko yabanye na Cristiano kuva 2013 kugera 2015 muri equipe ya Real Madrid, yagaragaza kate za Cristiano, agaragaza icyo ashoboye, agaragaza icyo yakora, nimwe impamvu zatuma Cristiano aba umukinnyi mwiza cyane. Anabazwa kukuba yaraje simbura kuri match y'ikipe y'Igihugu y'Ubusuwisi. Aravuga ngo ntago gize areba umukino, ariko umupira w'amaguru bitimo cyose cyagishoboka. Atashaka ameze neza uyu munsi, ashaka ameze neza kimba nk'umwana w'imyaka 20, ariko umubiri we ntutanga ibisubizo washaka. Ati ibintu bishoboka cyane umupira w'amaguru. Tata Karanshoti ni umuhanga kabisa. Ni nema mugabo ni umuhanga bya atari. Kababwiza ukuri Karanshoti ni umuhanga. Buriya kimwe mu bintu binemufasha kugira ngo umutoza mwiza abamo no n'uburyo abanamo n'abakinnyi. Muri buka asimuza Toni Kroos akivumbura kamera nk'utabyishimiye. Icyo yagiye gukira mu kibuga kamavinga. None Toni Kroos yaza hanze agatabwa namugisha inama y'icyo bakora kugira ngo bareke ikipe itanga umusaruro, kwereka umukinnyi respect nubwo yarabonye ko umusuzuguye, ahubwo tumweka respect at the same time. Reka twikomeze n'andi makuru. Witwa Nasser El Khelaifi ni perezida w'ikipe ya Paris Saint-Germain. Yigeze gukina hari Doha muri Qatar, of course ari wabo, agiye gukirabazwa cyane ku musore twa Marcus Rashford, n'umusore uri buze kuza gusoza amasezerano muri equipe ya Manchester United mu kwezi kwa gatandatu ku mwaka utaha. Bivuze ko niturinje mu kwezi kwa mbere ari buze kuza kwasiganya amezi 6. So akaba rero chief executive w'ikipe ya Paris Saint-Germain twa Nasser El Khelaifi hari ikintu yamuvuzeho cyagaragaje ko abashaka kwa equipe iri entese mu kuba batwara cyase bashaka kwitwa Marcus Rashford. Akaba rero
ari ikiganiro yahaye itangazamakuru ari hariya Idoha muri Qatar, akaba ko mu by'ukuri ngo Paris Saint-Germain imwe mu makipe ya ari interested cyangwa se yakwishimira gutunga umukinnyi nka Marcus Rashford, ubwo isoko ry'igwa n'igurisha ry'abakinnyi rifunga 2023 ni Sky Sports yamuganirizaga, yatangiye avuga ngo Rush ati ni umukinnyi mwiza, ati noneho ibaze ari free, ati buri kipe yose yakifuza kumujyaho, yakifuza kumutwara, ati mu by'ukuri ati ntago turi kubisha, ati twavuganye mbere, ati ako ntago byari byiza byo kuvugana icyo gihe ku mpande zombi, ati ako tubonye chance yo kujya kuvugana ntago twabyanga kugize tutabikora, ati ntago tugiye kubavugisha ubu ngubu, reka twego turi dufocusinga cyane ku gikombe cy'isi of course, kuko nk'umuntu w'umukapo wa mu mupira w'amaguru awampritse umunyakatari ni umwe mu bayoboye projet z'igikombe cy'isi muri Qatar n'imikorere yabo. Akaba rero yongeye kugaruka akatubwira kuri Marcus Rashford n'uburyo gahunda zahagaze kujya kano kanya. Tukivuga kandi ku bijyanye na transfers still, witwa Jude Bellingham, amakuru aturuka mu gihugu cya Qatar kujya kano kanya, ariko tuvuga ko igikombe cy'isi nikirangira azasaba ikipe yitwa Borussia Dortmund ko yamurekura ikagenda. Gusa hakaba inkuru nigeze kuzabwira na mbere hose, ariko izi nkuru nubwo namaze iminsi ntaboneka ko nababona babwiye ku munsi w'ejo nabebwiye mbere hose mereka ko hari akantu kameze nk'ibanga ikipe ya Liverpool ifitiye akantu, kuko nyine Liverpool y'Abongereza ishaka kuyifite ako kantu, ariko katijwe mu rindi nuko na famille y'umugabo witwa Jude Bellingham yifuza ko Jude Bellingham yakiniye ikipe ya Liverpool aho kujya muri Real Madrid cyangwa se ngakinire Man City. N'umwana w'imyaka 19 y'amavuko ukomeje kwitwa neza cyane kabisa mu gikombe cy'isi, n'umwe mu star performers abategwa cyane mu gikombe cy'isi. Famille ye yifuza ko yazakina ikipe ya Liverpool mu gihugu cy'Ubwongereza. Reka tuzasagire turebe ndako muri summit byaza kwenda kwaza, kuko nicyo gihe bigaragara ko ikipe yitwa Borussia Dortmund ishaka yamurekura akagenda. Ikindi ni harimo akantu ko kugwana ngiye mbabwira cyane, ndazafata umwanzuro bigaruka mu buryo burambuye n'ibintu nkunda ndaza kuza kubigarukaho, kuba nta release clause afite byatuma Dortmund imushyira ku giciro yifuza, ubundi ubashe gutanga amafaranga Dortmund yifuza akari umutwara, ariko nawe of course ugashingira ku umukinnyi yumva ashaka kwerekeza. Ko twitwe n'amakuru ishyanga ry'umupira w'amaguru mu gihugu cy'Ubwongereza ryabaye force gusaba imbabazi, ndetse banasiba video bashyize kuri TikTok. Ni video igaragaza umukinnyi w'ikipe yitwa Stockport, ni hari muri Emirates Cup, ikire gikombe cya Emirates, like bakita ngo iki ari amakipe mato yarabanza agakina akavana namo kidogo ibintu bakabishyepfira hasi. So cyangwa y'umupira w'amaguru mu cy'Ubwongereza rero sibye ino video iteye n'umusore w'ikipe ya Stockport, bamukubise igitugu aragenda agwira igikuta kiri hanze, ariko akubitaho umutwe ku buryo nyine yabaye nk'ujegeye mu by'ukuri, ku buryo bica kuba ntabwo umuntu wese wabibona yakishimira igisho cyangwa se akaba yakorwa n'igishusho mu by'ukuri. So akaba rero byari bitari byiza kugerekana muri rubanda, bikaba rero byatumye FA isi bino video yarashyizeho ndetse itanasaba imbabazi kuri iyi video. Reka twikomeze n'andi makuru ngo umutekano, kijyanye n'umutekano muri Qatar ngo gikomeje gutera ubwoba abantu benshi cyane muri imikino y'igikombe cy'isi, kugira ngo bishoboka cyane ko ngo hari ibibazo bimwe na bimwe bishobora kuba byatezwa n'abafana baje binjira muri kiriya gihugu bavuye cyane ngo muri Amerika y'Amajyepfo, ngo kubera imikino itandukanye bashobora kuba bakina. Rero ngo bano bafana muri Amerika y'Amajyepfo ngo hari ubwoba bw'uko bashobora kuba bateza imidugararo cyangwa se bateza nyine umwuka mukeya cyangwa se umutekano mukeya hariya muri Qatar ko imikino y'igikombe cy'isi, ngo ugende no kora amakipe yabo cyangwa se amakipe yo muri Amerika y'Amajyepfo ahagaze kujya kano kanya, ngo akaba ari ikintu ngo kiri gutuma bagomba kwita ku mutekano cyane. Twikomeza n'amakuru. Ikipe y'igihugu ya Argentina ifite match n'ikipe y'igihugu y'Abaholandi ya kimwe cya kane, ngira ngo murabizi nk'uyu twabigarutseho cyane. Gusa byibukije abantu match yo mu 1998 none yahuje n'amakipe yombi, none hari imikino ya kimwe cya kane, ni imwe iconic World Cup matches kabisa, ni imwe match kabisa ngo zazi ziryoshye cyane mu gikombe cy'icyo gihe, kuko amajwi y'abafana, amakuru yari ahari, entertainment yari kabisa, ngo byari biteye ubwoba cyane. Akaba ari kuri munsi wa gatanu still bafite ni match agomba kuza gukina n'amakipe yombi. Rero akaba rero ngo n'umwanya mwiza cyane kabisa ngo kongera kuturyohereza abafana, kuko ngo n'undi ngo bace bakina icyo gihe iryoshye bya hatari. Akaba rero ngo umwanya mwiza cyane kongera kuturyohereza. So ikipe y'Igihugu Argentina of course ifite match n'ikipe y'Igihugu y'Abaholandi, niyo nengezeho. Hari amagambo yagiye hanze ameze nk'ashaka gusesereza cyane umutoza w'ikipe y'Igihugu y'Abaholandi witwa Louis van Gaal. Muri bigiuka ko yabanye na Angel Di Maria muri ikipe ya Manchester United. Di Maria akaba yivuze ko ngo Van Gaal ngari umutoza mubi yahuye nawe. Nimvuga umutoza mubi mu byo muri Angre kuva ngo suko ari umuswa, niyo mutoza nyine utaramubaniye neza ngari ne ngo kuba yarabaye flop mu equipe ya Manchester United byose abigereka ku mutwe w'umugabo witwa Louis van Gaal. Akaba rero no mutoza equipe y'Igihugu y'Ubuholandi amaze kubwirwa ibindi bintu mu kiganiro itangazamakuru yasetse. Yasetse njya ngo hari ukuntu umuntu ageze kamuri buka harakanuza harakajwi kajye gatrendinga cyane ku bintu bitangaje ka former president wa Tanzania John Pombe Magufuli ari guseka ageze ngo aha
ni ko nimba twava hali yabigenje ku mugoroba rero akaba of course afite match kuri munsi n'ikipe y'igihugu ya Argentine aho binateganyijwe ko witwa Memphis Depay ashaka kuba ari muri match still ari ameze neza cyane rero akaba ari buze kuza guhangamura ikipe y'igihugu ya Argentina akazi katebeze kuza korana gatoya mu gihe hari ubwoba ariko bisa no bwagabanutse gatoya wenda ndavuga ku musore twa Rodrigo de Paul nabazo mu mutoza twa Lionel Scaloni mutoza ikipe y'igihugu ya Argentina avuga ko by'ukuri ngo baba batewe ubwoba bukomeye cyane no kubera Rodrigo de Paul ni umukinnyi mwiza cyane kabisa bari gufasha ikipe y'igihugu ya Argentina mu kibuga gati bakoze imyitozo ku munsi w'ejo behind the doors of course imiryango arifunze n'abafana bari bahari kugira ngo bitegure match ikipe y'igihugu y'Ubuholandi bafite kuri munsi cyakora ku munsi w'ejo avuze ko baramutse baza Rodrigo de Paul ngo byari ikibazo gikomeye cyane navuze mbona kandi no ku munsi w'ejo navuze mbona wa munyezamu ikipe y'igihugu y'Abaholandi murebere cyane yitwa Andris Noppert byagera no kubivuga yamaze abantu impungenge yavuze ngo na Messi ni umuntu mwe kuza kumutinya cyane na Messi ni umuntu na Messi yarata penalty kandi penalty ati namakara hano uretse penalty ngenzana ikura mu penalty ya Messi urumva yavuze ko by'ukuri ngo yiteguye ko yahangana na Lionel Messi niba bajya muri penalty shootout kabisa ngo akaba yaza kuza guhangana nawe cyane ngo tugomba guteza twari ko biza kuza kugenda rero naka match keza cyane kabiza kuza kuba kuri munsi nize ko muri biza kuza kuba muhari ku munsi ejo umutoza w'ikipe y'igihugu ya Espagne kamwitohoza umutoza witwa Luis Enrique yaje kuva muri zino nshingano nyuma yo kubitwa nabi cyane mu gikombe cy'isi abanyespanye ntabwo batekerezaga ko umunyafrika yabakura muri iki kintu yasize kuko ngaza kuza kuba nka Portugal cyo kuba bitwa ariko ngo ari Morocco yabakuyemo ngo nta bundi bisobanuro afite akaba rero yifurije ishya n'ihirwe umutoza mushya witwa Luis de la Fuente yarasanzwe atoza ikipe y'igihugu ya Espagne y'abakiri bato ngo ndavuga batarenze imyaka 20 numwe Luis de la Fuente rero akaba yasimbuye Luis Enrique yamwifurije ishanirwe muri yo mirimo ariko asaba ikintu kimwe yavuze ko by'ukuri ikipe y'igihugu Espagne ikwiriye gushigikirwa cyane uno mukapo witwa Luis Enrique nawe reka ngende birananshimisha ko bananga abantu batari flexible sinkunda umuntu utari flexible mu bintu bye cyane funga umutwe agakabya gufunga umutwe ku muntu w'umukapiteni nka Ramos legend nka Ramos ukamuza gukina igikombe cy'isi gufata umunyezamu nka David Gea yego nubwo utamwemera ko tactique zawe z'imikinire umwe ariko akamuha chance nk'umunyezamu zikari mwiza ntari nk'umunyezamu ziko like Islam iri nk'umunyezamu mwiza nibura ukameza chance nawe akaza mu gikombe cy'isi bikagaragara ko wamuhaye amahirwe ariko wangize ukajya kuzana nyazamu amafuti gusa nuko twikomereze gusa we yamaze kuva mu nshingano of course ahubwo yifuje n'ihirwe umutoza mushya witwa Luis de la Fuente watozaga ikipe y'igihugu ya Espagne y'abatereze imyaka 21 akaba rero ari ku munsi w'ejo mu gitondo nibwo byagiye hagaragara tuvuga ko by'ukuri yabaze kurangira nyuma y'iko ikipe y'igihugu ya Morocco imutsinze byari bitangajwe na Royal Spanish Football Federation akaba ari federation y'ubwami bwa Espagne hanyuma kugira ngo iki kiganiro kibashe kukugeraho neza cyane byagizwe mu ruhare na Bismart Rwanda iduka ryiza cyane bari gufitiye imyambaro myiza cyane abashaka imyambaro yo gukora na sport amajezi meza cyane agizwe kabisa y'amakipe akomeye ku mugani burayi yakomeye yose kabisa ushaka jezi original apana zazo usanga bapapira n'iki byose za fake zangwa z'amafuti ndakubwiza ukuri bya muri Bismart Rwanda sibyo byo gufite ko n'amakoti ateye ubwoba y'amasirimu meza cyane amakoti ava muri za Turukiya amakoti ava mu Butaliyani yayandi ujyana mu bukwe yayandi ujyana mu nama none amashati agizweho amadebana kwakira kitu mu byukuri ndakubwiza ukuri korana na Bismart Rwanda ubundi bigufasha mu bwese byose wakifuza ibaza umuntu kugira amakote umuntu gufata akaguhereza jezi wifuza zose kari ku mafaranga make cyane mbabwiza ukuri abanyarwandakazi mu nkuke kano kanya Bismart Rwanda mbahaye rinye y'ahantu wakuri inkweto nziza zigizwe zo kwambara ku makoti amashati y'amusirimu n'ukuri kw'Imana umenye ko nicyo gisubizo cyonyo gihari cyatuma umuntu abasha kwambara akaberwa yaba jezi nziza yaba n'amakote yo gukodesha yo kugura byose muri Bismart Rwanda bakora hehe bakuranga mu mujyi kuri munsi gato ya Centenary House ushaka kwinjira munsi ya Centenary House cyangwa kwinjira ku marembo arebana ni posta andi bacuruza amatelefoni ubundi gahunda kwa zagenda neza cyane muri Bismart Rwanda fata telefone hamagare 0781 46 48 92 cyangwa 0787 22 12 Bismart Rwanda bakwatsi Muje umulegendary mwisi cy'umupira witwa Pele w'umunya Brazil murabizi ko amaze iminsi afite ikibazo cy'uburwayi amakuru meza no kari kugenda yorerwa gake kugenda yoroherwa ndetse yongeye gushimira cyane umusore witwa Kylian Mbappe wamwifurije gukira vuba kuko mejuka ko Mbappe yakoze tweet agaragaza ko yifuriza gukira n'umugabo witwa Pele rero wari mu bibazo by'uburwayi yanageze n'ahantu akomeye cyane aha uzi ko Pele byageze ahantu bamuterekana hahandi bagira
bashyira abantu bari mu minsi yabo like bari guhumeka umwuka wanyu no ngo bino bitaro bikomeye ari ukuntu iyo bari bakabona ubuzima bwawe bugoranye cyane bagufata bakagushyira ahantu ku buryo bakwitaho mu buryo bw'umwihariko kuko babibona kuri mu minsi yawe ya nyuma like nyine bigaragara ko umeze nk'utari bugaruke na pere bamujyanye aho hantu ariko bamwiseho mu by'ukuri ku buryo ngubu rwose harimo akantu ka improvement kagiye kagaragara mu by'ukuri mu buzima bw'uno mugabo rero akaba yongeye kugaruka mu by'ukuri akaba rero yagiye kuri social media nawe kongera gushima cyane umusore twa Kylian Mbappé ku magambo yamubwiye mwifuriza gukira tukivuga kandi kuri Kylian Mbappé n'ubundi wongeye kugaruka ku myitozo ku munsi w'ejo muri equipe y'igihugu y'Ubufaransa iri kwitegura match y'ikipe y'igihugu Bwongereza ko ku wa gatatu plutôt ku wa kabiri imyitozo ku wa kabiri ntabwo yibonetsemo ariko yagarutse imyitozo ku wa kane no ku wa gatatu yarari kandi ameze neza cyane rero akaba bari kwitegura ikipe y'igihugu y'Ubwongereza akandi kantu nakubwiye mbere ko nza kuza kujya mu bindi nuko match zose ikipe y'igihugu ya Brazil n'ikipe y'igihugu ya Croatia witwa Luka Modric agiye kongera guhura na Casemiro buriya bahuye rimwe mu buzima bwabo like international game bakiniye like international stage amakipe y'ibihugu buriya bakiniye rimwe mu buzima bwabo nibwa mbere en fait Brazil na Croatia bakinisha rimwe abantu bagabo barimo gusa kujya kano kanya rero bano bakinnyi bahoze bakinana muri mediane equipe yitwa Real Madrid bana bakomeye bya atari bakagomba rero kuza kongera guhura kugira ngo rero hari ikintu kibize kuza kuvamo biraza kuza ko rero hari match na iremere cyane mu buryo umwe cyangwa se ubundi kabisa abantu biruka trio yabo itazibagirana nibaza ko ino trio kuzabona trio like tuje dukunda kuyicompara na trio ya Barcelona yabayeho ya Iniesta ya Xavi ya Busquets ariko ino trio ya Casemiro Modric na Kroos ibikombe yatwaye bya Champions League ubwabyo ni imibare igaragara kandi ivugira cyane mu gihe kandi twitana n'amakuru akomeje kuvuga kujya kano kanya reka tujye kana none ku musore witwa Josko Gvardiol amakuru reka myita amakuru kuko ariko kuri gwari imyitwarire iri kugira cyane mu mikino y'igikombe cy'isi kiri kwera muri Qatar kujya kano kanya ngo ni imyitwarire iri gutuma ngo ikipe yitwa Chelsea ibona ko ikwiriye kuba yazana umukinnyi cyane ikipe ya Chelsea izi neza ko igomba kwishyura hafi miliyoni zigiye kuri 75 z'amapawundi kugira ngo areke kubabona uno musore kuko arabizi neza ko kujya kano kanya impamvu bikubwiye gutyo hari ikipe yamaze kwinjira muri deal kuba bashaka Josko Gvardiol harimo Manchester United ndetse n'ikipe yitwa Real Madrid so ikipe ya Chelsea nabo bakize n'izindi mbaraga kugira ngo areke bakomeye ko numva rimwe aba yakekeza i Stamford Bridge mu gihugu cy'Ubwongereza ikipe ya RB Leipzig mu gihugu cy'Ubudage gusa tugomba gutegeza tukareba uko bigenda muri samitambutse Chelsea yari iri hasejo cyane by'ukuri like bashaka kumutwara byagize n'ahantu basaba ikipe yitwa Leipzig bati bireke tumugure basitumugumisha ahangaha tuzamutwara umwaka utaha ibintu kuko babonaga ko ari umukinnyi mwiza cyane gusa niyero ikaba iri kumugurisha cyane mu gihe kandi makuru akomeje kuvuga nazo mu mvano witwa Dayot Upamecano no mu Faransa yavuze ko mu by'ukuri ngumwe mu bakinnyi bo kwitonda mu equipe y'igihugu y'Ubwongereza no mvano witwa Bukayo Saka ngo niwe key threat mu equipe y'igihugu y'Ubwongereza ushaka kujya kumenyesha rero muri match afite ku munsi w'ejo tuzajya tubigaruka no ku munsi w'ejo nta kibazo abakomeye by'ukuri ngo ikipe ye yiteguye ubwo ni Dayot Upamecano ngo ikipe yiteguye guhagarika umwongereza wari wese urize kuza kuba tamba ashaka kuba yabangama equipe y'igihugu y'Ubufaransa kuba yagira ahandi hantu igera gusa tugomba kuyanga amaso tukareba uko bihagaze kugera aka kanya so izo ngizo ni izindi information cyangwa se n'andi makuru yagizwe muri kano kanya mbaga nshaka kubwira before ko nibaza kuza kuri ama topic cyane ama transfer ndagushimira cyane ko ntije umwanya wawe ariko niba utarako subscribe nawe gusaba kujya kano kanya kugira ngo uyikore hanyuma noneho biraza kuza kuduma dukomeza kubana mu biganiro byacu bya buri munsi like ibitekerezo biduhereze kifuzo ikibazo inyunganizi nta kibazo byose bimeze neza cyane ariko first ukore subscribe ushare ibintu biganiro ukore comment unakore like mukore like kuko iyo ukoze like ni ikimenyetso kigaragaza ko wumvise ikiganiro kandi bagikunze so niba bagikunze rero ukora like cyangwa se muri comment wandike ijambo thank you wenda kwifuza kugira umunsi mwiza rero no mu kiganiro gikurikiraho.